w'u Rwanda, abanyarwanda mwarakoze cyane. Mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali CHUK ahagaragaye abarwayi ba mbere b'iki cyorezo, akazi ko kwita ku barwayi karakomeje nk'ibisanzwe. Muzehe Amos, umuforomo ukora CHUK warwaye Marburg akaza kuyikira, avuga ko ameze neza nyuma yo gukira. Ubu kugeza ubu bimeze neza, imbaraga ni zose, turakorana umurava, kandi navuga ko ikindi cyo kwishimira nuko bagenzi bacu twagarutse baratwakiriye, ntago baduhaye akato, nibyo kwishimira nyine. Baratwakiriye, twongera gukorana neza, dukomeza gufashanya nk'ibisanzwe, kandi ikindi bifite n'isomo nyine byadusigiye, uburyo dukoramo bitandukanye no bushize, ahari byagiye bitwereka uburyo bw'isuku gaps twari dufite. Uyu munsi ahubwo twabikuyemo amasomo, hari icyo byatwigishije kizima, ubu ngubu gituma noneho imikorere yacu ifite uburyo yahindutsemo uko byari bimeze mbere. Muzehe Amos kimwe na Mukamuvunyi Nadine ukora muri serivisi yita ku ndembe muri ibi bitaro, bavuga ko uretse gushimirwa n'umukuru w'igihugu nabo ubwabo bamushimira by'umwihariko kuko yakomeje kuba hafi inzego z'ubuvuzi mu gihe zari zihanganye n'iki cyorezo cya Marburg. Natwe ubwacu biradushimisha. Yego nawe yari abirimo uko biri kose, yari afite amakuru. Ndibuka umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi nawe ubwe byaramutangaje kumenya ko His Excellence wacu aba afite amakuru yose ku kijya mbere cyose mu bijyanye n'icyorezo. Ubwabyo nyine nibyo kwishimira, ntiyatereye ahubwo nawe ubwe yari abirimo, ariko nyine nabyo nibyo kwishimira kuko tubona ko ibyo twakoze byaramenyekanye bihabwa agaciro. By'umwihariko turashimira umukuru w'igihugu, tugashimira cyane ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubuzima ndetse na RBC, tugashimira by'umwihariko ubuyobozi bwa CHUK burangajwe imbere na Dr Mpunga Tarsis, bwadufashije mu bwirinzi cyane muri kiriya gihe cya Marburg, ubwo hari hamaze kumenyekana yuko iki cyorezo gihari mu gihugu, ndetse tukaba twari mu bantu bavuye uwo muntu wari ufite icyo cyorezo mu ikubitiro rya mbere. Nyuma y'uko Minisiteri y'Ubuzima itangaje ku mugaragaro ko Marburg itakirangwa mu Rwanda, ishami rya Loni ryita ku buzima OMS naryo ryarabishimangiye, ryemeza ko abantu bakomeza kuza mu Rwanda ntacyo bishisha. Turi mu cyumba gitangirwamo serivisi yo kwita ku barwayi barembye cyane ICU mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali CHUK. Muri iki cyumba ni naho hagaragaye cyangwa se havuriwe umurwayi wa mbere wagaragaweho na virusi ya Marburg, ndetse abaganga bamwitayeho, nyuma haza kugaragaramo abarwaye nabo bagenda bitabwaho, ndetse bita no ku bandi barwayi bagaragayeho Marburg. Inzego z'ubuvuzi mu Rwanda zivuga ko hari icyizere kubera ingamba ziri gushyirwaho cyo kuzahangana mu bihe bizaza n'ibindi byorezo bishobora kwibasira igihugu. Icyorezo aho cyaturuka hose, igihugu n'igihugu dufite ubushobozi bwo kugira ngo tukitahure, iyo bita detection, nibura mu masaha atarenze 24. Nanone dufite ubushobozi bwo kugira ngo turespondinge cyangwa se guhangana nacyo mu buryo bwihuse. Urumva rero ni ubushobozi twagiye tubaka muri iyi minsi ishize, muri iyi myaka ishize, ku buryo twumva yuko tuzakomeza kubiyubakiraho kugira ngo dushobore guhangana n'ibyorezo byose bishobora kuza mu gihugu. Virusi ya Marburg yashyizwe nyuma yo kwambura ubuzima abantu 15 muri 66 bayanduye. Icyakora abantu 51 bo baravuye barayikira. Tuyisenge Adolphe, i Kigali. Umwaka wa 2024 wabaye umwaka wihariye ku rubyiruko rw'u Rwanda kuko rwagize uruhare rutaziguye mu buzima bw'igihugu mu ngeri zinyuranye. Hari n'ababonyemo amahirwe yo kwihangira imirimo